ibi ni biki shiraho kamera ibi ni biki shiraho yafashwe mbona Sara yiruka yambaye ibintu sinzi mbona ubwenge budakora neza ntago mbizi mwimbaza ubusa mwimbaza amagambo menshi kiri kwirukanka sinzi ibintu abantu barimo kabisa muri kirano arantu monye bari mundakure oya havese mundakure watuje ndabinyama Sisihangane sibyo wakihanganye Sister watuje niba turishaho ni mu ntabwo mumfasha ni munini umva mani kameraman shaka moto tubakurikiye turebe mufate cyane funga nari funga asaze kabisa mufate cyane ko bamaze kwinjira nanjye ndaguma hano paka menye ibi bintu byatangiye gute yafashwe gute asaravurwa cyangwa navurwa amaze iminsi mbona atameze neza ariko uyu munsi ntabwo byakomeye cyane kurya amafaranga y'abandi kandi bandangiye ko hano muvura rwose bari bambwiye ko munshaka fungura cya cyumba cyaraguru uzane nk'ari mu ishyira tuyishyire mu ishyira y'umwaka yibazanira bahereza ndabwira icyo bayikoresha yibazanira iyo mpamvu mume tuvugane nta kibazo tuvugane dore sinzi wenda niba uri kureba dore urabona ko ngiye akabarusha imbaraga oya niwe namubonye rwose yajyaga aza mu rugo kumureba reka mugaragureho gatoya kugira ngo atazongera urara bimenya hari dore n'ori gukora ubona ko ajya mu barozi cyane ariko humura check cameraman uri tayari umva shiraho kamera neza shiraho kamera ibi ni biki shiraho kamera ibi ni biki shiraho watuje umva ni biki ntabwo mbizi mukuru wanjye arasaze ntabwo mbizi ntabwo mbizi ni ukuri tuboto mukuru wawe ingo wafashwe gute nyine twari tugicaye muri saro tubona araje kama mbaya ntabwo nzi ukuntu byifashe ariko ndaza kumenya intandaro y'ibi byose n'ibi byose bigenze gute niki cyifashe inyuma y'ibi byose so ni MC Seti kamanze menye umva se bite byawe ni byiza aba bantu se haje bibaye gute hano ngiye cyo mbonye ari umusazi ariko hajya ati uyu nguyu wambaye agatambaro k'umukara basanzwe baziranye n'uriya mubyeyi we hanyuma icyo tubona nuko we yagomba kutubwira amakuru yizewe natubwira uko bigenze utuye hano hafi ndahatuye ndahari nsanzwe muzi uno mukobwa yari umukobwa mwiza agira inama umwana wanjye hari umuntu ubaye iki bite amakuru Sister watuje Sister tuza amakuru watuje muri kumwe bigenze ni mushiki wanjye ariko nyine dore yari amaze iminsi atameze neza ariko nyine nta kuntu bigenze tu nanjye ndatashye nsanga yabaye ni mu mwambi urabona ko mvuye mu kazi Sister tuza basi sibyo tuza
twicaye mwazanye basi amazi mana arayemera se sister basi ihangane unywa amazi sibyo sister tuza tuza sister nimufashe umwana wanjye sister watuje mama nawe uyu muntu muri kumwe turi kumwe n'umwana wanjye ariko sinzi ukuntu bigenze maze iminsi mbona bitameze neza yafashwe mbona Sara yiruka yambaye ibintu sinzi mbona ubwenge budakora neza ntago mbizi mwimbaza ubusa mwimbaza amagambo menshi we ni murebe cyo Sosti ntago rero biribuze koroha maze kubwira ni uko biri kose shyiraho kamera kandi nanone urabona ko abantu ari benshi ushyiraho kamera ntuyikureho tuze kumenya ikibazo cy'uyu mukobwa byifashe bite afashwe n'iki ibi ni ibiki ko mbona kiri kwirukanka sinzi ibintu abantu barimo arongera arirukase we kurikira hano ahantu bongera ihangane watuje watuje sibyo watu wabari ihangane n'ikigabo watuje watuje hari umuvuzi ushobora kumutubwira ngo barimo kuvaho kugira ngo mugire n'umuntu uri n'inshuti yanjye hari umuntu ushobora kubamuvuza tuzamutese nko ku kigo nderabuzima ibi ni ibya kinyarwanda n'umuvuzi gakondo kinyarwanda basi waduhaye amazi badufashije kuduha amazi ubundi dushobora kuzicisha tubabariye basi twasanga zitanakunda ubundi ndahagaze pe watubabariye ihangane sibyo mama ugiye kudufasha yarambwiye ngo hari nimero z'umuntu ushobora kuba yagira icyo akora ubwo se ntabwo baca amafaranga menshi ntabwo ari menshi mama ntabwo iby'amafaranga ari ibintu bigoranye amafaranga urareba kandi amafaranga ntayo amafaranga urareba ni uzabimenya mu burwayi wacu sisi ihangane icyo mumfasha tubabarire ibyo simbizi zana telefone ya mama si wambwiye ko ari mama wawe ihangane sibyo twibwirire rero uvugira umwana wanjye umugore w'umusazi turagenda na moto mama ngatubwire yaragiye kuturangira ngarahazi warahaze ntacyo ubwo ngubwo niba njye nagize ikibazo cy'amafaranga niba mwumva mama mwabimfashamo amafaranga ntabwo ari ikibazo tubanze tuvuze sister sibyo tumufashe tumujyane tumuvuze amafaranga ni ibihe bibazo ko warebye iby'amafaranga nyine mwese ubundi uwo muganga biba byifashe bite niye mpamvu wumva yuko ari buze kugera akaba yavurwa uwo muganga hari umuntu nzi neza nanone yagiye afite iki kibazo abasha kumuvura abasha kuba yakira kandi ubona umuntu yasaza n'ibingi barabikora nta kintu kijya kimunanira hari icyo ari bukore ibingibi bigahinduka dufite icyizere arakira kuko uwo muganga asanzwe abimenyereyemo dufite icyizere dushaka imodoka rwose nawe mureke gusakuza turumva tuje so none ubu turakora iki turamuvana hano genda ndabona ikintu natwe tugiye gukora sibyo namwe muri abavandimwe nimugire kurumure kuntu mudufasha sibyo tubona akamoto cyangwa akamodoka kuko urabona no kugenda kuri moto nanone waba indi manuka kandi urabona umuntu umeze gutya ntabwo twamutwara kuri moto sibyo mudufashe we ni mushiki wanjye urumva dere bigize gutya biratuza mu niki kibiteye wenda yego naga ameze neza ariko ndagira n'abantu badukurikiye babasha kumenya amakuru yimbitse afashwe gute niki giteye kuba yamera gutya umukobwa mwiza gutya so ni umutipe ngo bakundanaga urumva kuko nyine amaze iminsi tutameze neza ni umutipe ngo bakundanaga niwe umugize gutya sibyo ako basi mugire gutya mudufashe cakamera make kayenga mushiki wanjye ubikoreye ntabwo mudufashe so none tubigenze ariko no muri ganje nimugeraho shumi yanjye mwana mwimbasa n'ibibazo byinshi tugende mumfashe tugende sibyo mumfashe sister dufashe tugende sister ihangane tugiye kugera sibyo ihangane sibyo ihangane sibyo none uri tayari yuko ari buze kuvurwa ndi tayari ndabizi neza uwo muvuzi ni umuvuzi ukomeye cyane arongera arirukase we mundeke
mundeke ntabwo tukureka umva se mundeke tugende wakigabo we nimwe nziza ndeka mundeke wakigabo mundeke nimwe nziza abagabo ntibigire yereke mwimukwabagura basi sibyo mwimukwabagura basi mumfashe namwe mumutware gahoro pe ese ngo umuntu w'imodoka bahamagaye ari hano hafi papa ari hafi mubwiye bari abantu baduhe nimero ze nyine cyangwa muri kumbeshya ngo bamuhamagaye ariko mumbabarire mu mutware neza ni gake ntago ameze neza ni gake mana we ushaka uburyo mwicaze kuri aka kantu turebe umuntu w'imodoka mundekure oya have se mundekure watuje ushaka ukuntu mwicaza umwana wanjye hasi ntiyatuze imodoka igiye kuza imodoka yaje ariko bavuze sister yihangane mwadufashije kuko nkamwe nakwinginze basi numva basi nka musaza wakihanganye nukomere kandi uri bwishime basi ihangane mundekure nyine ihangane ntabwo nakurekura ni ukuri kw'Imana ntabwo nakurekura ihangane sibyo wakihanganye sister watuje niba turishaho ni mu mudufashe mu mubyutse umwana wanjye ko mudufashe mu mubyutse sister ihangane sibyo icari ihangane ngani wicare tukujyane kwa muganga ni wicare basi oya ntacyo bahaja arakira turimo turagera sister basi ihangane sibyo mutorere iyo ngofero sister akihangane ihangane sibyo ihangane basi none gutuza byanze ni gakeya twiranje n'amamoto irihe ngo umwana wanjye ngo abantu bareke kumushungera ni imodoka watubwiraga niyi ngiyi abantu bari no kugenda katagurya mudufashe sibyo abandi bantu bari kumwe uyu muntu uramuterura bizewe ntabwo namumfasha ni munini umva mani kamerama shaka moto tubakurikiye turebe imodoka niyi uretse babanze bakate sister wakihanganye shaka uburyo mumushyiramo ushaka uburyo yicarana nawe noneho mama wadufasha nawe ukicara hariya murebe kandi uburyo muza kumufata mufate cyane funge funga nani funga yasaze kabisa
mufate cyane nkuko ndimo kubikubwira niyo mpamvu nabwiye cameraman ati shyiraho kamera kamamba yambaye tumenye uko byifashe twabakurikiranye twebwe moto imaze kutugeza yidusiga ngira ngo urabona yuko imodoka ari ngiyi sinamenya aho barimo kwerekera sinzi aho bari buze kwerekera sinzi aho bagiye ari buvurwe ari bukine ntago ari buvurwe dore imodoka ngiyi turacyari kubakurikirana nizere ko turaza kugerana ku musozo tumenye iki kibazo kirangiye gute ese bigenze bite bakurikire bataducika gusa ndabona basa nk'abaparitse ndagira ngo nze kumenya ikibazo cy'uyu muntu byifashe bite biraza kugenda gute ndabona bamwe batangiye kuvamo reka mwiriwe neza Niriwe. Turi kumwe n'aba bantu nta kibazo ndaza ndabakubwira bimwe mu bibazo byabo bari bavuze ko baje kura muganga Bari baje kura muganga muganga siko dahari muganga nawe uhari ntacyo ubwo byaba ngombwa ko twamuhamagara akaza akadukemura ikibazo kuko ikibazo cyacu kirakomeye ni umurwayi udusaranye nyine bitunguranye uko bimeze rero hano tugira umuco wo kwakira abashyitsi turabaha karibu mwicare tuze gukurikiza ibindi muganga niba nawe uhari wumva bafite ikibazo cy'umuntu bazanye kwa muganga kiraza gukemuka cyane ntabwo kiribuze gukemuka ni ukuvuga ngo muganga we ni cyo kazi yahisemo azi icyakora ahubwo reka twe duhe uwo muntu karibu yicare noneho turebe ko twahamagara muganga tumubwiye ko ari umurwayi umukeneye ubwo araza kuduha igisubizo cy'ukuri murakoze cyane ubwo mwakurikirana cya kibazo cyanyu tukaza kumenya uburyo turi bwinjire niba bamaze kutwemera ko turi bwinjire mwareba uriya murwayi wanyu sibyo okay ngira ngo rero nkuko murimo kwibona still twamaze kugira ngo kwa muganga reka menye ngo ikibazo cy'uyu muntu kiraza gukemuka cyane ntabwo kiri buze gukemuka already ndacyari MC Seti nizeye ko turaza kugirana ku musozo dore ngaba still baracyarimo kwinjira turaza kumenya uko biraba byifashe niyo mpamvu ninabwiye cameraman ati nukuriho kamera mama aracyarembye cyane biracyakomeje biracyakomeje muradufasha ari bwinjire mu nzu cyangwa abe yicaye mu abe ari hehe abe yari mu ntebe gato yaduhamagare muganga ariko sawa sister tuza basi sibyo tuza dore tugeze kwa muganga ihangane sibyo ihangane sibyo ihangane basi ko bamaze kwinjira nanjye ndaguma hano paka menye ibi bintu byatangiye gute yafashwe gute ese aravurwa cyangwa navurwa igiki wizeye ushingiye kuki kwizera ko ikibazo cye kibuze gukemuka hari undi muntu wigeze kuza ngaha arwaye ibirenze ibingibi muganga abasha kumuvura nyine arakira niho hantu nshingiye icyizere cyanjye nuko ashobora kuza kumuvura nawe agakira wenda reka mbaze n'uyu murumuna wawe gatoya we wabonye bitangira gute wambwiye yuko uri murumuna wawe wari uri mu rugo ntabwo wari uri mu rugo wari uri he turi mu rugo byatangiye gute bicaye muri salo nyine tujya kubona aratangiye arahagurutse ataye umutwe arahaguruka twe tumuhaye ibiryo arabimena tubona atangiye kuzambya ibintu mu nzu tubona yahise asohoka yirukanka nyine ubwo twamukurikiye none mama ibi bintu urabibona gute urabona niba twabyita kugusha ishyano niba twabyita gute wabibonye gute ajya gufatwa
nawe wari uri muhira. Ibi bintu ni nko kugusha ishyano kuko ariko nyina rimaze iminsi mbona nk'umuntu mukuru w'umubyeyi mama we bitameze neza, ariko nkagira ngo wenda ni kwa kundi abana b'iki gihe bananirana. Nibwo uyu munsi nabonye hari ikintu cyahindutse cyane, mbona atangiye kumena ibiryo, atangiye kwirukanka, mbona atangiye kwambara amashashi, mbona arananiranye, mbona ngombwa ko nitabaza inshuti n'abaturanyi n'abana banjye bose barantabara ko nabonaga bimeze nabi, bifite indi sura itari isanzwe. Nuko nanjye nabibonye, ariko uyu munsi nibwo nabonye ko bikomeye cyane. Umusore ategwa urakeka ko byatewe n'iki? Ngo ari umusore yaririye amafaranga, niyo mpamvu nawe ubimuteje. Niko nanjye numvise, ariko ubwo wenda ngeze kwa muganga wenda baraza kubimbwira, wenda baramufasha akiri. Ubu ngubu turashaka kumenya ikibazo cy'uyu muntu kiri buze gukemuka, biraza kugenda. Ikibazo kiri buze gukemuka, ufatira mikoro nta kibazo. Ikibazo cyo kiri buze gukemuka, ariko niba ira nimero ya mbere yanze mu muhamagara video call muraza kumusanga nta kibazo. Iri uhaye ura mama niyo ari buze kuboneka, niyo ari buboneke rwose kandi nagajya buraho, kandi mungiye kugira impungenge umurwayi wanyu arakire. None mama, ubu iyo nimero bayi baguhaye biraza kugenda gute? Iyo nimero bayi bamaye tubwiye yuko iriya yanze, iyi ngiyi muri buze kumubonaho. Ngo nshobora kumubonaho, reka tugerageze turebe. Gerageza turebe. Ndabona bisa nk'ibigiye gukunda ahari. Reka twegerane. Mwiriwe. Wa mama mugarutse wigeze gufasha kuri cya kibazo cy'umurwayi twigeze kuzana aho ngaho, akaba yarabashije gukira. Ubwo tuhise twongera duhura nacyo aka kanya, ubu tuvugana dufite umurwayi umeze nabi, twagira ngo ubashe kudufasha. Twageze iwawe, turi iwawe. Ni umurwayi w'umuturanyi twazanye kwa muganga, nyine turakubura, biba ngombwa ko tuguhamagara. Murakoze cyane, nta kibazo turamufasha. Samu tugerageza, ameze nabi kabisa. None se umurwayi ni uwawe? Ni uw'umuturanyi, reka nguhe mama we mubashe kuvugana. Muraho neza? Amakuru yanyu? Umwana wanjye ni umwana wanjye w'umukobwa urwaye. Nagira ngo umfashe, bandangiye hano ko muvura bwa gakondo, muvura. Ntabwo nzabyongera. Mfashe umwana wanjye ameze nabi. Ntabwo nzongera. Mfashe ntabwo nzongera. Umfashe ntabwo nzongera. Nagira ngo mugire icyo mufashe. Ntabwo nzongera kurya amafaranga y'abandi. Umfashe ntabwo nzabisubira. Nagira ngo wihute rwose. Umfashe ntabwo nzabisubira kurya amafaranga. Nagira ngo wihute rwose, ameze nabi umwana wanjye. Amaze iminsi mbona atameze neza, ariko uyu munsi ntabwo byakomeye cyane. Kurya amafaranga y'abandi. Kandi bandangiye ko hano umuvura rwose. Nitwaje amafaranga kugira ngo tumuvure se cyangwa bimeze bike? Amafaranga yo si ikibazo rwose, amafaranga arahari. Cyangombwa nuko nshaka ko umwana wanjye akira. Kwambwira amazina y'uwo mwana? Amazina y'umwana yitwa Shemusa. Yitwa Shemusa. Amafaranga yo gusuzuma ni angahe? Rero bameze n'umbwira ikibazo cyose yamwe kigenda kugira ngo tumenye ko tubikemura. Niba turasuzuma tukamuvura, cyangwa se niba ari ibindi bibuze kubaza kugira ngo nkashaka kubaza n'umuntu waba waramuhemukiye nkamumenya. Ndashaka kumumenya. Wamushyiraho telefone tukareba niba baramuhumanye. Kanyimushyireho.
muganga mfasha ntabwo nzongera kurya amafaranga y'abahungu mfasha ntabwo nzongera mfasha ntabwo bizongera wabibonye ndi kukabona urabona se uburwayi afite uzabushobora ndabona yarahumanyijwe n'umuntu bakundanaga ariko wabuze nanjye niko nabyumvise ntabwo mbizi ariko nuko nabyumvise none se nukuvuga ngo warubiye urashaka kumenya umuntu wabikoze urashaka ko tumukwereka ndashaka ko mumunyereka mukamumpera igihano cy'uko yahemukiye umwana wanjye noneho aho ngaho iwanjye ukazi mwasaza umukozi twamubonye twamuhasanze turavugana kugira ngo mbabwire ibyo muzana noneho n'ibindi bategeka nta kibazo ngegera hino muvugane none muganga mwiriwe natwe turi hano nk'itangazamakuru juste uko ibintu byatangiye natwe twari turi mu kazi ariko twifuza kubakurikira kugira ngo tumenye iki kibazo imva n'imvano n'amaherezo yacyo ubu uyu muntu ahantu bamukuye tubonye ari kure cyane birizewe hari ikiraza kuba cyashoboka ni ukuvuga ngo nayo mpamvu nayo namushyiho telefone turebe ikibazo yaba afite ariko mubwiye ngo ko bamuhumanyije bahumanyijwe n'umuntu bakundanaga ari mubwiye ko umukozi w'aho ngaho mubwire ibyo nzandikira kandi nzabirandasiga aho ngaho kugira ngo tugire dukurikirana ko hari ibyo yaradusabye bitandukanye wowe ntabwo uri hano ntabwo uri buboneke ntabwo uhari yewe ntabwo ndi hafi hari imiti nagiye kuzana Sumbawanga n'ubundi ndimo ndakorera abantu kuri online cyangwa se n'abantu nasanze hano muri Sumbawanga aho mba ndi gufasha Sumbawanga ni hehe wenda ku bantu batazi uretse ko nanjye nahazi ndi muri Tanzania okay none reka tumuguhe tubashe kumenya iherezo ryabyo bari bambwiye ko munshaka fungura cya cyumba cyaraguru uzane inkoko ihari muyishyira tuyishyire muyishyira hafi y'uwo murwayi yibazanira ibahereza ndababwira icyo bayikoresha yibazanira iyo nkoko twagusubiza uyu mama uyu mubyeyi w'uyu mukobwa mume tuvugane nta kibazo tuvugane dore sinzi wenda niba uri kureba dore urabona ko yongeye akabarusha imbaraga ibi bintu ni agahomamunwa pe inkoko yari ihageze nagusubiza mubyeyi okay bayimpaye none ndashaka kubanza kwereka umuntu wawe kugiriye nabi ariko ndakwereka numara gushyiraho amafaranga y'ababyeyi ariko nitumara kuvura umurwayi twamaze kwereka n'umuntu waguhemukiye ugomba kuzazana ishimwe ukadushimira nitugera iyo ngiye tuzaguhamagara ubwo twabonye nimero yanyu bakizana rwose cyangwa nuko umwana wanjye ashaka ko akira amafaranga niho wanyereka ko wabikoze ko amafaranga washyizeho yashyire ku nkoko yashyire munsi y'inkoko inkoko irambika hafi y'umurwayi amafaranga washyire munsi y'inkoko ayahashyize noneho nimukoze telefone ku murwayi ibyo mubwira ndashaka tuza mubwire ngo uburyo bwawe ngo tuza tuyimuterekeho tumuterekaho inkoko cyangwa telefone cyo kurebanira mukorona no nta kibazo noneho iyo nkoko ndashaka kuyihanga amaso
ndashaka kwereka umuntu wakugiriye nabi. Yego. Umuntu wangije umukobwa wawe. Urimo urayireba? Ndi kuyireba. Umuntu witwa Gerard umuzi. Ndumva muri iyi minsi yaraje kumusura mu rugo, yajyaga aza kumusura ariko ntabwo nari nzi ko ari we. Ni cyaherutse kumuzanira umwana wawe. Niba cyaherutse kuza yitwaje azaniye umwana wawe. Oya we. Arutse kuza mbona amuzaniye ji. N'imyenda, hari imyenda yamuzaniye. Sawa. Noneho rero iyo myenda yamuzaniye hari ibyo yari yitwajemo, hari nabyo byatumye bimugirira nabi kuko uwo mwenda wambayeho. Uwo mwenda yambaye ndashaka kuza kufotora ukaza kuwunyereza n'ugera iwawe. Yego. Noneho ndashaka wongere urebe muri iyo nkoko umbwire icyo uri kubona. Muri iyo nkoko? Ureba ndi ureba muri iyo nkoko natumije impande y'umurwayi. Ndimo kuyireba rwose, namubonye. Baba we. Namubonye niwe. Nigeze kubona bari kumwe. Mana we. Babwira mukangira umusazi. Ndashaka kumpanira rwose. Namukiye ndashaka umuhana ukanyereka ikimenyetso. Nanjye namubonye bari kumwe. Oya niwe namubonye rwose, niwe yajyaga aza mu rugo kumureba. Reka mugaragureho gatoya kugira ngo atazongera. Urarabimenya hari ibyo ari nori gukora ubona ko ajya mu barozi cyane. Ariko humura. Intsinzi ndayiguha. Ariko urabona azakira? Oya arakira, aravuga ngaho yakize intsinzi kandi uvuga ko ndaguha intsinzi. Icyo nshaka ni uko akira. Rero ayo mafaranga batanze ntabwo ahagije n'inzoga y'ababyeyi. Uzazana ikintu nk'ibyumbi 500 by'amanyarwanda y'amadolari 500. Nta kibazo rwose, ikibazo ntabwo ari amafaranga arahari. Ubwo uzaza tuganire tugire ibindi tuvugana. Ndashaka ko tuzaganira nkagira ibindi ngufasha kuko ndabona hari ibindi bikugarije. Yego rwose, urakoze cyane. Ikibazo cy'amatsiko. Yego. None wari umaze kumubwira ko nagera iwe araza kuguhereza iyo myenda ku ifoto, ese uzagaruka ryari kugira ngo bahure nawe ikibazo kibe cyagera ku ndunduro, kuko ubona yuko cyagihangayikishije abantu batari bakeya ndetse kandi n'imiryango ye? Nko gutya muhamagaye n'ubundi hari abandi bari kumamagara kuri telefone mfite. Hari telefone mfite y'umuntu navuye uba muri Suwede, nayo ndabona bari kumamagaraho. Mfite telefone ebyiri, mfite iy'inyarwanda nkagira n'iy'inyamahanga abantu bakunda kumamagara bari mu mahanga. Uko iyo ndi hano n'undi mari gukora ubwo ningera iyo ngiyo nzamuhamagara. Nzamuhamagara duhure ngira ibindi mufasha ko ndabona hari ibindi bibazo mfite ndashaka kubimukemurira byose. Numvise n'umuntu w'umubyeyi ntabwo agorana, nta kibazo. Abandi baba baduhamagara impande n'impande kugira ngo tubafashe, ibibazo bihari byinshi. Nawe byamurenze yabuze icyo kuvuga. None muga ubu niki cyatubwira yuko uyu mukobwa akize, ko tubona n'ubu ngubu ataravuga, kugira ngo wenda tube twakureka natwe dukomeza akazi? Niki cyatubwira yuko yakize? Nuko bana cyabwira ko yakize. Nuko muraza kubona nabo yari afite amahane, muraza kubona ko yagabanutse kandi n'ibyo yavuga gataka birahagarara. Aho ngaho ntabwo yava ngaho yageze kuri iyo nkoko y'abakuru basohokana uburwayi. Tirirwa muza mukamamagara muri iwanyu mwari ko mifoto yiwe nkamuvurira ku ifoto nta kibazo. Ibyo ngibyo byo kuvurira ku ifoto se muzajya mumagara muri aho ikibazo cyabereye mutiriwe mutege mufata moto n'ibiki ngo muje ku kazi ko akenshi hari igihe ntahari, biba byiza iyo umuntu ahamagaye tukavugana nkamubwira ibisabwa akabimpa, none nanjye nkamukemurira ikibazo cyiwe. Ibyo byo kuvura ku ifoto mujya mubikora se? Cyane rwose turavura ku ifoto. Ugiye umuntu afite ifoto afite byinshi twabumuvura, ikigendanye no kuba bamuhumanyije
icyo cyo rwose twagihagaritse ntabwo iyo nkuko yahaguruka aho yahageze ngahagurukaneho uburwayi. None twebwe nk'abantu bakomeje kubakurikira ukabona uyu muntu hari ibintu yatererejwe ndetse n'abavandimwe bakaba bari kumwe nawe n'umubyeyi we, nkatwe nk'itangazamakuru nta ngaruka nta kibazo dushobora kugira nk'abantu nkatwe twageze aha ngaha ndetse kandi tugakomeza kugendana nabo, mvu uyu nguyu yari afite ibyo yamuterereje, twe nta kibazo turagira nk'itangazamakuru ingaruka z'ibi byose. Niyo mpamvu twe turi abaganga ntabwo turi abicanyi cyangwa abakiniye iki n'iki. Ubwo turi abaganga tuvura ibintu byinshi kandi bitandukanye. Ikibazo mwageze twakibakemurira, ariko ntabwo waba wagize akamuganga ukureho ikibazo kandi wagiye ujyanye ikibazo kugira ngo gikemuke. Sawa, murakoze. Urakoze. Ubwo nk'umuntu aramutse agukeneye, umuntu aramutse ankeneye nawe afite ikibazo, urabona nk'aba ngaba barangiwe n'undi mubyeyi babona kuza hano iwawe, urumva ko uyu mubyeyi yari ahazi ariko none hari undi muntu utakuzi cyangwa se utahazi, waramutse agukeneye yakubona gute? umuntu yankeneye rero ukuntu mbona ni ibintu byoroshye rwose kumbona n'ako kanya rwose twabonana nk'uko mwabonye nimero yanjye, n'undi yashaka ukuntu yayibona cyane ko noneho ubwo turaza kuyaka uyu musore twasanze niba ari umugabo ndetse n'abamama harizo bari bafite, turaza kuzibaka. Keretse niba mwashaka ko nayibasomera noneho kugira ngo n'abandi wenda niba bayumva bakazajya banyandikira kuri WhatsApp cyangwa se no kumamagara ngo mpamagaye kuri WhatsApp, ariko kenshi WhatsApp niba ari nziza neza twara amafaranga menshi, mwambwira nkayibasomera nta kibazo niba namwe mwishaka. Mbere y'uko idusomera hari ikibazo cy'amatsiko uyu mubyeyi afite ashaka kubaza, wenda twanze tukamwumva. Ndashaka kukubaza, ubu ngubu birizewe ngira icyizere ko bitashobora kuzongera? Ntabwo ushobora kwishyura ikintu ngo kireke gukemuka, niyo mpamvu hari amafaranga washyizeho muri iyo nkoko. Ubundi iyo uri kuyaduha no kuri telefone, ku mobile money, ku zindi serivisi zitanga amafaranga zitandukanye, iyo wishyuriye ikintu cyari kigomba gukemuka ntabwo wakwishyura ikintu ngo ugende gutyo, kandi ngira ngo urumva ko rwa rusaku yari afite rusa naho rwagabanutse, icyo nkwijeje cyo usohoka aho ngaho akize. Nari ngize impungenge ariko ubwo unyijeje ko ayakize, nanjye ndabibona ko atakimeze nk'uko twamuzanye ameze. Ubu narangije kubyizera nk'umubyeyi, ndumva nashima rwose nkagushimira ko wabashije kudufasha, numva nta kibazo kigihari. Oya, turavura rwose, uzajye uha n'abandi nimero ntugatuma abantu bareba kandi bagira ibibazo bitandukanye. Nanjye ninjya mbona n'undi muntu ufite ikibazo, natwe twaje tuyoboza hano, ubu nawe najya murangira nkamubwira yuko hano muvura rwose kandi bigakunda, umuntu agakira agataha akize. Ushimire umubyeyi wakuzanye rero, nta kibazo rwose. Ni karibu muzaze muza no kugishura nta kibazo. Uwo muntu arakumbwira ngo arashaka nimero, mumetubwaye niba ashaka kunyibuse mbere y'uko umpa nimero ya telefone, nanjye ndangubaza ikibazo cya nyuma kuko natwe twari dufite izindi gahunda, twari turi mu kazi. Izindi ndwara ushobora kubuvura ukurikirana, ibindi bibazo ukurikirana by'abarwayi nk'ibi ngibi by'ibitererezanyo, noneho watubwira kuko ubu tuvugana byamaze kugira mu itangazamakuru, abantu bagomba kubibona. Noneho watubwira rero mu zindi ndwara muvura, tukaza tujya kuri nimero ya telefone natwe dukomeza akazi. Murakoze. Urakoze cyane. Buri ndwara tuvura muri rusange, wenda ntabwo zose nazivuga, ariko nageza kuvuga nk'indwara 5 cyangwa 8, ariko ubundi indwara ni nyinshi: amarozi, amaringano, amatemekano, ibihuherano, tuvura amahembe, turategura abantu bafite ibibazo by'imanza, abantu bahuguza abandi, umuntu akagura ubutaka undi akabwiyandika agahita bumuriganya, ibyo ni ibibazo dukemura. Ikindi, abantu bahinda zazi mugongo, abantu bazinze babuze urushako ndetse n'urubyaro, ni ibibazo byinshi dukemura. N'imvune turazivura,
n'abantu batatera akabariro neza nabo turabafasha tugira imiti yitwa umuboroboro sinzi nimba aho mujya mubumenya abantu benshi usanga badashyuka ariko umuhaye umuboroboro rwose akozaho ibintu bikagenda neza. Muga naje narakaye ariko birangiye nsetse ngaho nimero ya telefone dukomeza akazi ngo ibyo ngibyo by'ubu sawa murakoze nimero ya telefone nimero ya telefone rero ubundi kubonekaho niyo ngiye kuguha ego ndi kuboneka wandika akamenyetso ko guteranya ukandika umubare 25 2 5 7 7 56 56 61 61 51 murakoze cyane mugira ibihe byiza. Iyo niyo nimero yacu tubonekaho cyane kuri WhatsApp. None aya mafaranga basize munsi y'inkoko biragenda gute ko mvu dahari biragenda gute? Ayo mafaranga rero nibyo namubwiye nti inzoga y'ababyeyi. Ibindi ubwo turabikomerezaho ku iyo mu gikaro ukuntu nk'aba uwo ni umukozi wa nyuma namusize aho ngaho abantu bazaza nkari banyeneye tuzakomeje kubafasha ibyayo mafaranga rero nta mpungenge biteye. Iyo ni inzoga y'ababyeyi turagira ko tubigenza ni umuco wa gakondo. Okay murakoze mugira ibihe byiza. Murakoze cyane kandi ko turabona umuntu yatangiye no kubyuka. Sawa murakoze. Yego mwavugisha uyu muntu. Okay murakoze. Nimero yiwe ni ingi nayibonye hamagaye nzamuhamagara. Sawa. Ishe mu biti. Nibyiza. Uri hehe? Nibyiza. Ntabwo mbizi numva umutwe uri kundya. Nese ibintu byagiye biba guhera mu gitondo niko bambwiye iwanyu urabizi? Nibikiza. Nibiki ntabwo mbizi simbizi. Dore n'imisatsi yawe yacitse ntabwo uri kubibona. Wapi numva umutwe uri kundya. Okay, reka ngushimire tubana mu buzima bwa buri munsi duhura na byinshi bitandukanye nubwo twe turimo twerekera tujya mu kazi werekeza uyu muryango kugira ngo tumenye uko ikibazo cyari kimeze. Ni MC Seti nizere ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Imana ikumere imigisha itagabanyije.